Warazivuza ye mu kanya ndabemba. Banze mushyire kunyota. Mbo ni byiza rwose komeza. Kubasuhuza rero bakoze kuba muduhakanya kubasuhuza ngo ubundi mwaje gukurikiraho kuduhakanya kubaganirize noneho abagenzi atugereza nuko ubwo rero ni ikazi wacu ndumva natwe tugira abakuru kuko twararezwe tutozwa umuco. Hari umusaza Kibamba Kizigenza, ubwo natangire nawe abaganize, nizere ko turi kugenda tumenyana. Akanya nakawe musaza. Nibyo koko abahungu bacu bari kutubwira ibyiza bitwicaje aha. Abantu umusaza w'umuhungu banitwa Kamana Vincent, akaba ari njye abana bagiye bambwira urukundo muri kugenda muvugana, akaba nanjye nicanga kugira ngo mudusesekaze. Murakoze. Buriya rero nanjye nagiye nkagenda hirya niga amashuri nkazenguruka nkajya i Kigali n'iyo Muhanga karere vuga ndakazi, ariko buriya nyiri maso yerekwa bike ibindi akaba yirebera. Ubu iyo mbonye ikibindi nkabona n'isuka n'iki mpita mbona ko ari ubusa. Ndagira ngo mfungure ijambo tuganire mu bitugenza n'urusabo. Ndabona ibi bintu mbifitiye amatsiko, niba ndi bubibike, niba murabisubizayo ndamenya neza, sindi bubagore kandi namwe ni muri bungore. Nabishimiye nyibabona niko navuze, kandi n'umuryango murimo kubyumva mu mashyi n'impundu ziraza. Rwose turagira ngo tutabagoye cyangwa natwe ngo twitinze, dutangire umuhango nyirizina utugenza. Niba dusaba dusabe, niba tubirangiza ibindi biza nyuma. Inaha niko bikorwa. Nta magambo agira imishura, njye mvugira ku mugaragaro. Ubu mugiye gusaba, tubemerere ko uwo musaba hari cyangwa se adahari, ariko ubwo turatangiye. Nyiri jambo mukomeze murakagira amata n'amashyi. Ndumva umuhungu wanjye ari kujya ambwira ati abantu nabonye menya bazi gusaba, ariko sinde ndabona abantu ahubwo baha amazi binywere n'inzoga twinywere. Nk'ubu ibyo avuga ntabwo nanamenye ibyo bambwira, ari gushyuhagurwa rwose. Buriya abana iyo babonye ibintu biza mu rugo bagira ngo hari igihe baje kunyishyura ideni cyangwa bakanza nishimye banzanye mu byo nikopesheje. Wabyigwa n'icyo wa muhungu kuri kuvuga byinshi batari bagiye batandukanye. Reka bahama karibu baba nari umunyiro waje kumfata wajibone. Urashyuhagurwa wakwitoza umwana wanjye ko ibintu banzaniye ntari namenye icyo bivuga, urabavugira kubera ndagira ngo mbaze icyuma yabangiriye mu rugo. Angari bizashima ibyo namukunda cyangwa se kuri ambasade nayo kujya ukiragiye bakwanzaniye abona asize inyuma. Kuki uvuga cyane utabamenye ibyo akora? Jya wumva utinde gusubiza. Murakoze. Yego papa. Nuko kama hejuru tubanze turamukunda. Ariko
ngaho turahari nanjye ndishimye kuba mu Rwanda. Abandi nibyo turi kumwe, banze mushimira abantu ko bampaye umwanya wo kuganira. amashyi nuko Abana rero kugira ngo umusanzu w'amagambo abitangira bivuga, ariko mbere ya byose kugira ngo n'abasore ariko ndagira ngo abantu bagiye bantwaza utubando babanze bangereho nkwereke ibyo ngiye kubanza gukora inyarukirize murimo muritegereza murareba abashyitsi bacu uko baje bikwije. n'intwererano bazaniye kubera ko basanze musa n'abataramye n'ubundi. Turashimiye rero ko nyine mutwakiriye kugira ngo dusangirire hamwe igitaramo mutaramyemo. Umushyitsi mukuru aravuga ati ni ngombwa ngo tuze natwe dufite icyo dufite, ngiyi intwererano inyinjiza muri uru rugo. Urabona ko yaje yikwije rwose, ni mu mushimire. murakoze kumpa intwererano duhagaze Kamana jya ugerageza kongera ijwi, ndabizi waratoze wariye hari abahungu bakunda kumvugiramo cyane, ariko ijwi ry'abasaza gerageza. umusaza aragira ati uko bisa kose isanzwe n'uwishimye atuzaniye intwererano. Intwererano atuzaniye rero igihe tuyiriho natwe yaduhaye intwererano dutwereye, mwamenye ikivuga n'umwana w'umusaza anzaniye. Arakoze kumpa intwererano, ubona akoze byinshi nkora byiza, ariko mpaye intwererano Rwose pe. Kamana rero umaze kwakira intwererano kugira ngo nyine sabe umwanya kugira ngo ukabona naturutse ari mu karere ka Ruhango kandi urugendo kugira ngo rero bose umpaye umwanya haricara kugira ngo noneho ikindi ku mutima cyiza uko bwose ubwiye ngo mpaye intwererano igikwiye ku mutima, nanjye nzagufasha mu buryo intwererano yawe zizapfuza nubwo untwereye nzakujya inyuma nanjye ngufasha, nawe uzabimwishyura. nanjye nzakwishyura ngufashe kuri ku mutima ariko tuzamufasha. yewe nzi ko wamaze kwakira intwererano nta kintu wanyuma. Hano umugabo waje wikwije ari kumwe n'abantu bangana gutya, haza ntazanye n'amatama gusa, kuko amatama gusa agasabye nk'igisigati. Nzi neza ko ubundi icyo nagusabye ko hari icyo nshaka kubwira umuryango ugaragiye hagati y'imiryango yombi ko turi hano, kiri ku mutima. Kandi nzi neza ko n'aba banyamuryango hano bicaye hano bategereje kugira ngo bakire ijambo turi buganire hano. Niyo abantu bikwije intwererano mpaye urambwira ati sinyicaze uzanye abantu bakugaragiye, ariko urantwereye kandi mu rugendo ufite intwererano yawe mpaye nzagufasha iki mwana wawe amahame urantwerera, kuko umuntu wantwerera kanahe umwanya agahita nsaba ngo mufashe kugira ngo mwaba mwongere mushimire umugabo nubwo arimo kugira arimo arabyemera, ariko arimo arabyemera ndimo ndabyumva. Aragira ati ngufashe ubwo buriya rero ari ngo
aho umugabo atatse undi mugabo mugenzi we ahatura. Uyu mugabo rero Kamana buriya yanditse ko yamaze kutwemerera kugira ngo ikitugenza tukivuge, amaze kwakira intererano yacu, kugira ngo gusa nkaho wenda asa nkaho atabyumva neza, ariko kugira ngo nagusabye ngo ko umpa umwanya gusa wo kuzitura mu guhaye umwanya wo nicyo kintu nategereje gusa, kuko n'ubundi kubyemera ko wamaze kugenda ubwo ni iryo jambo ryawe ntegereje gusa, kuko ntabwo navuga ijambo riri ku mutima utampaye umwanya ngo uziture ngo uvuge ngo turakwemereye igihe. Kamana we, Kamana musabye ijambo ritari akajambo papa. Uwo mugabo rwose aravuga neza, ndumva tutaguma kumuhogoza cyane. Nagiye mu ruhango ngira ngo ngiye gusura umwana wanjye wigaga ku ishuri. Ngezeyo rwose nsanga uwo mugabo, nsanga ari ahantu ku nzira niho atuye, aranyakira isarije, arandengeramo amazi yo kunywa, aramembura nk'itike yari yanshiriyeho, anyongereraho 500. Ijambo rimuhe apfundura ikintu muri ku mutima. Rwose ni karibu mwababyeyi. ariko arefite imfura y'umuhungu nzi ko musize mu gikari, azaba mu gikari mageze iyo hose utangiye kubakari umuntu umugabo uje ansanga nzanira intwererano gutwereye ate kugira ngo muhure wa mugabo uretse gatoya cyo kuza ibyo mwagiranye mu bimbabariremo yewe banzaniye intwererano mu rugo iwanjye, ntabwo narinze amagambo yawe uzanye kabana bikigiye mwirukanka muka ntacyo namurogoye ijambo ryo kuntwerera ntwereye, none ndumva munasanga mwe wowe haye ijambo ashaka intwererano mutwerera nayo abana nabafite baba bagira gute bakashaka intwererano mukamfasha, ariko icyansaba ntabwo nkizi ngeze, ariko ngiye abanze kuma intwererano wowe nawe niba mwahuri mu mayira ntabwo wa mugabo cyaho ushaka kunsaba hari abahungu ndumva sinzi yaba mwarahuye mugenda ariko ushimire umugabo noneho ukaduhaye umwanya maze nongere gushimira bose ushimiye umuhaye intwererano, ariko abahungu banjye mugikora mu nawe ngushimiye ko umpaye umwanya wo kugira uwo mwanya nawe intego hari igihe wenda yaba yarakwambuye muvuye ngo urugwa mu magana aya magana atatu kugeza igihe barakwambuye ariko wihangane bikugenda ndaguha umwanya kugira ngo basangizeho amagambo abivuze neza ari wera ambiye ku mwagiye muhuraho numva cyane. ubundi rero nk'uko yabivuze kugira ngo yize ku kigo cyo mu Ruhango hafi y'iwacu, ndetse ahiga hari na mushiki we waje ahiga. Mushiki we rero yigana n'umuhungu wanjye, harimo abaha ikizami, aravuga ati iki kizami rero ngomba kugikorera mu rugo kubera ko andi masuzuma bumenyi muyakorera mu ishuri. Umwana rero wanyu kubera ko kugera hano byari bimugoye, hari kure cyane kubera bwari bunije amasomo yatangira saa 11 atakanze kimwe n'umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye ati rero iyo atabifashe nabi iyo tujyane mu rugo usabire twigire mu rugo, ababyeyi nibabyemera amasomo turakomerezaho, noneho twige ejo tuzajyane ku ishuri mwarimu adukosora. Baraje bageze mu rugo turabakira kubera ko abana ntabwo baza bagusanga buri kandi uri umubyeyi. Umwana rero umukobwa turamwakira, umuhungu wanjye mugenzi we bigana cyangwa ku nyuma avuga ko kwiga mu
gitondo nimugoroba arongera araza maze umuhungu wanjye ati se bite rero uyu mwana turongeye turagarukanye kuko batubwiye yuko amasomo tugiye kujya kwiga tuyigira mu rugo kandi rero n'ubundi nk'uko nk'ababyeyi mwami mwemereye kugira ngo agume aha mwemera n'ubundi aguma aha tujye twigana kuko waba ari kure mubizi kugira ngo ururiro bigoye ntabwo yabona ukuntu yajya atega agaruka ajya ku ishuri turabyumvira kubera ko turi ababyeyi turavuga tuti rero ntacyo umwana wacu tugana n'undi mwana ariko kugira ngo umwana ejo baba tuzajya bavuga bati se umwana ko yagiye ku ishuri tumugeneyo ko ugomba kumubaza neza iwabo ukamushyirayo ukajyayo bavuga ko umwana yiga amashuri yize neza kandi akaba afite ahantu hari nta kibazo afite abana rero ababyeyi banjye bose ibyo ngibyo mu mbwiriye nzabikora ku isoko nsanzwe mvuga abana tubabwira tumaze se kugera iwanyu harangana iki cyari urugendo rugana ati rero ati urugendo ruhari ni kure ko mugomba kuza bose mufite ukuntu mugenda mwitwaje kugira ngo tudahura n'isari ndetse gusa kugira ngo rero muri makeya twaje hano tuje kubabwira ko umwana wanyu tumufite yize neza kandi amashuri yarayatsinze kugira ikibazo araba uwa mbere ku ishuri ndetse n'umugenzi we bigana bose ntimugire ikibazo ntimuhangane kugira ngo rero ahubwo muranguye kugira ngo bigende neza ko umwana n'ubundi yasanze aho yabaga yarahashimye aravuga ati rero njye n'ubundi n'akazi kanjye nzagakorera inaha ahubwo iwacu njye mbagezaho raporo y'uko akazi nagakoze ndetse ngiye gukomeza na universite na za kaminuza umwana ubwo rero kugira ngo bigende neza n'ubundi umwana yabaye uwanjye aba aribwo n'ubundi gufatira akanya kugira ngo mubasabe niba mubinyemereye ko mubasaba akaba uwanjye n'ubundi akaba mu muryango wanjye nk'ubwo awuri n'ayo magambo navugaga ubwo ntegereje ko uza kunsubiza ko baravuga babwiye murakoze mwakoze ku ijambo mbwiye umukobwa wanjye wigaga mu mateka arambwira ati aramujyanye n'umuhungu wawe uramwibwira kandi yari mu kwiga ariko rero ko nanjye niteguye ko ari buze kuza kuhabwa mu biro kugira amanota yagize none bavuga ngo umuhungu wawe yaramukunze aramwibuka hari nzi ko haza kuba umunsi nitore umuhungu wawe ngo barakure niba ari amatwi yumvira niba ari iby'abasaza uri kumbwira ngo yiganye n'umuhungu wawe ntabwo kaba kugira ngo rwose nakubwiye ko umuhungu wanjye ndetse n'umukobwa wawe bariga ubu amashuri yisumbuye bagiye kuyakomezaga aba ariyo mpamvu nyine naje kugira ngo mugusabe n'ubundi aba ahari ngo bimenye yuko ari iwanjye ntazajya anyaruka aje kugusura ndetse na mugenzi we banyaruka baze basure n'imiryango umenye aho aherereye ibyo rero niyo mpamvu navuze ngo reka ntere ikirenge ntambuke nze mbasure mbagireho mbabwire yuko umwana mufite ndetse nshaka kugira ngo mubasabe n'ubundi abe mu muryango wanjye nk'uko hari mubizi neza yuko namubasabye ubwo n'ayo magambo nakubwiye kubisa kose umukobwa wanjye amashuri yaraharaniye se kwigira ubupadiri
n'umuhungu wawe yigiye ubupadiri ukarira mbeshya ibyo biroroshye cyane rwose padiri niba niko yambwiye ngo ishami yigamo n'iry'umupadiri ahubwo gusa wenda kubera bya gisaza ahubwo wagize ngo hari aho nibeshye mvuga ati ariko birajya gusa yigaga mu kigo cy'abamasera noneho rero mugenzi we akiga mu kigo cy'abapadiri bakaba rero begeranye ibigo rero biregeranye kandi urabizi ko aho masera ari na padiri abahanira ko padiri ajya gusoma gusa masera akamuherezayo wa padiri ubwo rero niba ubwo rero urumva ntabwo ubizi ko padiri ajya gusoma misa abamasera bakaraba bakamuhereza akaba harimo n'amakorali y'abamasera bakaririmba kugira ngo igende neza kandi uko ndumva cyaba tukoze nzi ko araza kumva diporome ubwo niba uriya muhungu mwahuriye mu nzira cyunze cyo umukobwa wanjye yambwiye ngo azaza kunyereka amanota uretse wa mwana mutunguze uburyo mwese rero utuyobora umukobwa wanjye yambwiye ati nza kukwereka amanota none ubyivunyemo niba ari we simbizi ariko icyunze cyo umukobwa wanjye kugira ngo mwemerere uzagira icyo hano murushya we bari byaramuye ariko kumwira wenda azakomeza kumwira ariko icyunze icyambere nanzo kibanza n'umuryango ababwira ngo iki mu mashuri yigaga ngo waramwifunze numve ko birangiye mwifitiye tukuze isuka n'ikibindi n'inka n'ubimpa hasi genda by'umuryango wanjye acunguza umwete abwire ko ishuri yarirangije mubanze mushimire no abakoze ishuri yarirangije nanjye nje kubashimira rwose ariko mfite n'ijambo yego papa ahubwo njyewe hari ikintu ngiye kongeraho rwose dubyatu uriya mu papa rwose n'ubwangire neza ariko niwe wisabira cyangwa afite uwasabira njyewe ndagira ngo mbimenye neza nsobanukirwe niba ari we wisabira cyangwa se afite uwasabira noneho anyereke n'ibyo yazanye byo gusabisha mbishime noneho nemere uwo mugeni niba hari niba adahari cyangwa mbere usisibiranya wigendere mwisi mbere yuko ngo nza kubabwira ariko reka mbanze bijyane uwo muntu uramushakaho bagake tari yamiswa n'ikibiri nusanga wa mukobwa wanjye se yarigira hano kuva munyemereye ko abasaba ku mugaragaro rwose reka urakoze umuhungu uko abanara njyewe bitari ibyanjye mbitanga yaje rwose nshaka kumenya niba uwo umupapa yisabira kabanze bambe bya mbere wa muhungu ndamenye uwo muhungu niba mwarasiranye amakofi ndabizi bakobwa ko mwaretse bakabanza kampe byanjye banze nkwereke ko naje nikwije kugira ngo rwose musabe ku mugaragaro navuze ngo amatama gusa ntabwo bita igisigaye ubwo rero unyemereye gusaba rwose bayita iyi ni inzoga ntizikora amata ni inzoga ba bagabo batangiye guhuza mubaha amashyi rwose inzoga rero mutwereke uko muyifungura rwose akaba ariyo amushimiye ko unyemereye amushimiye kugira ngo musabe ku mugaragaro iyi ni inzoga isaba rwose iriya nta yindi nuko asumbaho kumva uko imeze saba rwose umushimire bamuhaye ikibindi rwose kinaterurwa none ngo aremeye noneho ngo rwose mukomeze amagambo amaye iyi murayizi mwagabo turagiturika ntabwo nzi ko bifungurwa nemeye ibahasha neza kitatumarira
umuryango mugari rero amazi y'intare rwose twazanye tuva mu ruhango ndetse n'umuryango mugari wo mu ngororero batwakiriye ibyo ntari namenya ngira ngo mwe bikanturikana mumfashe mubanze muntize amashyi uyu mugabo Kamana kugira ngo rero natinze mu magambo rwose naje nturutse mu ruhango nk'uko nabivuze baragiye umuryango umukobwa wanyu ariko gusaba umugeni hano mu muryango uhagarariwe na Kamana Vincent aba nanjye naje mpagarariye umuryango wa Ntiyamira yo gusaba umukobwa wanyu witwa Mushime. Ubwo rero waba wanyemereye rwose ko mugusaba ngira ngo hari ibyo wanciye bose wa muntu wanjye waje mpagari ariyo mbangirire vuba nzanire ibyo wanciye bimushyikirize nk'umugaragaro muryango mwumve ngo bagasaba uwo bita Mushime turabireba koko niba hari cyangwa adahari ariko buriya mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete Mushime arahari utangiye kwemera arahari ahubwo ndagaya iyo bansondeka mu byo baramba nibwo ndagaya ariko Mushime arahari wambonye mume makeya murama make menshi mumubonye mbona murahari kama naje avuga ko naje nifuje abana ndabafite naje rwose uriya muhungu se ubwo gusaba dore isuka rugori rwera munako nuko iyo nacyo yarakoze byinshi ikora byinshi rwose bidutunga bamuhaye isuka yibanze niba ari imwe ndaba mbimenya ndacyaza ndabona rwose barimo baje bikwije bose dore amasuka meza wagira ngo barazi muri n'abacuruza ibi byose utabaha rwose ibi byose ni ibyaha rwose ibyo byose ni ibyaha ni ibyanyu rwose nuko ubona rwose ni byiza ngira ngo rwose murabona ko iby'ibanze bya mbere nabizanye ariko ngira ngo nabwiye ko ari cyose cyogera inka dore hano hariho isake kuyireba na yombi dore mu gitondo iyi sake iravuga kare umuhinzi akazinduka akatubyutsa tukajya ku kazi tugahinga ubwatsi bw'inka zikarya nuko ngira ngo rero iby'ibanze bya mbere birasoje muzanire n'ibindi umugeni arahari ibyo byose bamaze guhinga ubwatsi rero bamaze guhinga ubwatsi reba wa musaza ko atangiye kwishima noneho yakambije impanga buramera bwamara kumera aka ni akamashini imashini ikata ubwatsi iyi mashini ikata ubwatsi nuko rwose iyi mashini rero bayita nta joro ribaho ryagukanga ku mutunzi kugira ngo inka yaririye nta joro ku mutunzi ubu rero iyi mashini uyikoresha gutya
abibona ukajya ubukata ukazana inka zikarya zikijuta. nuko kimwe umumera amashyi ibintu sinzi ukuntu amashyi ariko ndabona bikiza. mpaye inka Muhaye amasuka, muhaye nanjori. Iyo zimaze kurisha rero ubwatsi ziranywa rwose zigahaga. bakazuhira. Iki ni ikibumbiro inka zinyweramo Kabisa ndabona ari na kinini kugira ngo iyo zariye zikananywa umukamo ubasha kwiyongera. Cuba zana turebe ko reka tubitse ibintu by'abasaza n'abazungu bigeze ariko ari nka bya kinyarwanda abibona nge kama iki kibendesha wakibonye. Iki ni igicuba kidahirika. Kiba gipfundikiye kugira ngo hatagira umwanda ujyamo inka zikaba zakwandura. kiriya ni ikibindi gisaba umukobwa akazuha ugiye kudahira kugira ngo bigendanye ushyire mu kibumbiro kadahira inka amazi ukagira gutya ugapfundura ikibumbiro baduhaye. noneho warangiza ukadaha ukaza ugasuka mu kibumbiro. nuko akomera amashyi ibintu ni byiza. Umusaza rwose mu bintu ari kunyereka, mu bintu ari kumpa, isuka n'ikibindi, isuka niyo n'ikibindi ibintu bye bya mbere, ikibindi rikandebera nta nenge gifite. ntaga hano turebera ikibindi kugira ndebera dore ubu tuzajya tujya kudaha tuherezanya amazi. nuko kirira ahangaha. ubwo umuryango rero nubwo nemeye banguriye urwagwa ariko mwihangane, nubwo umukobwa wanjye yitwaga Mutumye inka ariko bavuze ngo nimushime. ubwo rero mu bintu ndimo ninza kurya Mutumye inka atari yaboneka, uyu yavuze ngo ashaka mushime simbizi, ariko inka nitaboneka nabyo nayibeshya amazina. uwo nashakaga gutanga se ko ari we Mutumye inka mugira ngo mushimye na namutanga yampaye ibintu bya mbere na mbere ibyibanze inka ya mbere igira ngo ubwo rero nibirangira hino ndajya kumushaka mu mahanga niba akiga mu Burayi n'ibindi hemera da ntabwo byancika. uzi neza ko dufite abatahira bamenya inzuri aho inka ziba ziri. baragenda baturebere ko inka mu rwurizi ubundi